ntabwo twagiraga icumweru tudatewe n'abadubi badutera kuwa mbere tukagenda tukageza kuwa mbere cyangwa se mu kwezi ntabwo intambara itabaga twarahangana ari ku ndondo ari mu minembwe aduye yaturikaga impande zose njyewe n'igihe baramfunze Bukavu ntabwo nayidefande naravuze ngo ndababwira ukuri nimba banjana prison banjana Kinshasa wababwiye bagufunze byari byagenze gute kugira ngo ufunge je baramfunze bambaza kuko nditwirwana ndababwira ngo nditwirwana muri prison ndababwira ngo nditwirwana bakurekura gute ko abandi babajana Kinshasa bari bandekuye kuko nababwiye kuri narababwiye ati se ni gute mudahagara muri zira ntambara kari imbunde tuzikura muri guverinoma abasirikare ba guverinoma kaduheza imbunde bakaziheza amayimayi tukarasana mwagiye mugaragara hagati ya zira ntambara nimba muri abasirikare bakunze igihugu twese turi abaturage banyu mugahagarika intambara kubera ko mutabikora no kuvuga ngo nawe wemeye kuri twigwaneho ufata iyo risk ariko abaje cyo kigukiza ko wavuze kuri nese nemera bagatoke ubwo wemeye kandi ukabavuga ukuri ko tukurekure ndababwira ati barambaza ati se nitukurekura ntuzasubirayo ndababwira ati mugende mukoresha ingano zanyu cyo bisubizo nabaye nabare mugende mukoresha ingano zanyu musubiza abantu mu buzima busanzwe ubwo no kuvuga ngo nibibananira ramba akazi kanje karacyahari ngomba kugasubira bakaduha agaciro bataduhaye agaciro rero bagomba kumenya icyo gukora nabo nk'abantu b'abasirikare twebwe twenyine nitwe twaba twishakira umutekano kubera ko leta yacu yawutwima ni nayo mpamvu ubu tuvugana nonaha ko turasubira mu kazi ko kwigwanaho kugira ngo turebe ko twogira agaciro hari iwacu uburyo bwo kutatakaza imisozi y'iwacu imurenge ariko buriya cyo nobabwira bagenzi banje b'abayumbe kandi ndabizi neza ko nimumara kumbona hari yandi furu nambaye ndabizi hazaza abantu benshi rero ni karibu cyane nimugangahuke nimugarure ibitekerezo nimukure amaso ngo tuzoja hanze buriya hanze naho ni hanze nyine si iwacu kuriya hameze kuriya hafite abaharaniye hafite abatanze ibiguzi kugira ngo habe kuriya rero nimukubanura ibitekerezo nimukubanura amaso kugira ngo tuze kubaka iwacu jewe rero ndafashe ya mbere hanyuma namwe nimukomerezeho inzira iratemuye abatumirwa rero turi kumwe n'abatumirwa batunejeje cyane ni ukuvuga ngo mwebwe mudukurikiye turimo turagana nabo baciye kuri studio bagiye muhira turavuga ati ntibogenda batatuvugishije kubera ko hano ni ibiro by'abantu benshi aba n'abarwanashaka bakomeye bafite ubuhamya batabaye ababyeyi ariko bitewe nuko bafite imiryango hano baragaruka ubu rero tuvugana bahetse ibikapu ndasinzi nimba Etienne hazerekana bamefunga birago no kuvuga ngo ubu bari mu safari baragiye kandi imuhira gutabara ababyeyi ni nabatumirwa b'ingenzi cyane ndagira ngo bane natwe muri iki kiganiro mu byukuri reka wenda duhere ku buhamya bw'umuvandimwe hano ni n'umupasiteri atubwire kuri iriya ntambara nk'umuntu wayibayemo uko yayibonye nuko atekereza bitewe n'aho urugamba rugeze kuri none Subscribe to Man TV. gusana ibyangiriza noneho kurya umutwaro ni ikintu gikomeye ni ikintu mu buryo wicara ukumva nta mahoro ufite jewe naratekerezaga n'iyi minsi nari maze hano mvuye nyine mu kazi noneho mu buryo naryaga n'ibyo kurya kumva ntibitse mu nda kubera umutwaro no gukunda iwacu kumva nta mahoro ufite rero nibyo byibyo byabaye ngombwa ko subira mu kazi ni ukubera ko kino gihugu cya Kenya rwose dufite imiryango kandi urabona nyine tuba dufite ibizuwizi inshingano nyinshi ariko kubera ishaka n'umutwaro
ibyo byose twabirenze twongeye kandi gusubira mu kazi. Rero ndakangurira umuntu wese uri mu kigero cyanje n'undi mukuru kuri nje n'undi uri inyuma yanje, turebe ku mbogamizi. Imana niyo izi imenya ibiri imbere kandi niyo izi imenya ubuzima bw'abantu, ariko rwose tugomba guharanira iwacu, natwe tukagira iwacu. Ni naho hari ubukire bwinshi, niho hari uburenganzira. Perezida w'u Burundi yaravuze ngo ihene donc inyamaswa yo mu gihugu ngurarusha agaciro impunzi iri muri ico gihugu. Rero urumva aho kugira ngo turushwe agaciro n'inyamaswa ni ibintu bibabaje cyane. Ibihe byiza nshuti mwese mudukurikiraho muri hatandukanye, reka tubifurize kugubwa neza, tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize imirimo myiza mwebwe abagiye mu mirimo, ariko kandi tunabaha ikaze muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro numva twagira pratique y'ayandamukanyo yo kuvuga ngo twirwaneho cyane. Twirwaneho cyane. Bavuga ngo makanika makenga igoma. Reka tubahe ikaze kuri BMC ndetse no kuri Many Mind. Nje nitwa Bonfils Gapangwa Muhumure, ndi kumwe na mugenzi wanje Byamungu Etienne kuri Many Mind TV, televiziyo yanyu gusana ibyangiritse. Ariko bwana Bonfils ubu nyine turi kubaka ko turagenda dushira itafari kurindi. Ibintu bimeze neza. Abatumirwa tubahaye ikaze. Sawa, murakoze, namwe turabasuhuje kandi twirwaneho. Twese tukomeze twirwaneho kabisa. Reka tubahe umwanya mwibwira abadukurikiye mu kiganiro. Sawa, murakoze abanyamakuru. Jewe nitwa Semukiza Joseph, ndi pasiteri, nkaba nari ntuye hano muri Kenya, niho ntuye. Uvuze neza cyane. Niho wari ucumbitse? Niho ncumbitse. Bamaze nk'imyaka ihaje kugira ngo ku 10 ariho ncumbitse. Yes, turaza kubigarukaho. Reka mugenzi wawe nawe yivuge. Murakoze cyane. Nanje banita Butoto Socrate. Tuye hano mu gihugu ca Kenya, niho baye ncumbitse. Abantu bakuze cyane mu Gisirimba hariya mu bintu bya Kayole na kabiri igitaramo. Niryo tsinda nari mbarezwamo, ni naryo niwo murimo nkora. Uri umuyumbe? Umuyumbe. Oh yes. Aba batumirwa rero turi kumwe n'abatumirwa batunejeje cyane. No kuvuga ngo mwebwe mudukurikiye turimo turagana nabo baciye kuri studio, bagiye muhira turavuga ati ntibogenda batatuvugishije kubera ko hano ni ibiro by'abantu benshi. Aba n'abarwanashaka bakomeye bafite ubuhamya, batabaye ababyeyi ariko bitewe nuko bafite imiryango hano baragaruka. Ubu rero tuvugana bahetse ibikapu, ndasinzi nimba Etienne hajerekana bamefunga birago. No kuvuga ngo ubu bari mu safari, baragiye kandi imuhira gutabara ababyeyi. Ni abatumirwa b'ingenzi cyane. Ndagira ngo bana natwe muri iki kiganiro, nimba tubagurira amazi y'ihamba, nimba tugira gute, ariko mu by'ukuri reka wenda duhere ku buhamya bw'umuvandimwe hano, ni n'umupasiteri, atubwire kuri iriya ntambara nk'umuntu wayibayemo, uko yayibonye, nuko atekereza bitewe n'aho urugamba rugeze kuri none. Sawa, murakoze. Cyambere tubanje gushimira abantu bafashe umukingi wo kubana n'ababyeyi hari haruguru mu gihugu cya Plateau. Turashimira Colonel Rukunda Makanika, uriya ni umubyeyi wacu. Kandi turashimira n'ubuyobozi bwose bwa Twirwaneho kumwe. Kwirwanaho ni igikorwa cyiza, ndetse nabisomye mu gitabo cya Esteri 4, bari bafite umwanzi wabo wari yitwa Hamani, icyo gihe muri ubwo bwami. Niho nasanzwe amakuru yo kwirwanaho kuko bari umwami amaze kubemerera abirwanaho kuko bari bafite abanzi. Ngo icyo cyanditswe nagisanze mu gitabo cya Esteri, usomye ku isura 4 ukamanuka.
kwirwanaho urumva ni igihe abantu nyine baba batewe nta bundi buryo bashobora kugira bagakora defense bakirwanaho. Sinabisobanura byinshi. Twagize ishaka njyewe navuye mu gihugu cya Minembwe nimutse, ntabwo nimutse ava yuko intambara zitangira. Ntabwo naje mpunze intambara, njyewe naje nimutse bisanzwe ubuzima mbunze. So intambara imaze kuba 2019 je pense nibwo burya abantu abagwanashaka batangiye kuza. Nimva bisa mu mutwaro kuko numvaga ubwoko bwacu turengana twatewe. Numva kuko ngomba kugenda kabana n'abandi. Twahise tugenda tukora ibishoboka byose, tubana n'ababyeyi. Twasanze nyine abantu bageze ahantu babi. Wagiye muri ya timu ya Android? Nagiye muri timu ya Android ya Fande Gakunzi. Ya Fande Gakunzi. Kugeza igihe ba Colonel Rukunda baje bavuye muri guverinoma baradusanga. Kuri badusanze nyine nta kintu tuzi, urabona nyine abantu bari baje badafite ubumenyi formation. Baradufasha batwereka systeme yo kwidefender kwirwanaho. Numva hashize nagize imyaka 3 ndi mu kazi. Ndangije ngira imbogamizi zo gupfusha umubyeyi wanje yari mu Rwanda. Paul mpitanza nja kumushingura ndaza. Iyo niyo mbogamizi ya mbere nagize, n'ibindi bibazo muri famille. Ariko kwirwanaho ni igikorwa cyiza. Turabashimiye kwera bakomeje kwirwanaho, kandi dukangurira abantu ko kugira ngo tugende dusubire mu gihugu, kuko nyine abakurambere kutaba mu gihugu nuguta agaciro, nukunyagwa zigahe, kunyagwa kabisa. Tuje mu gihugu tugende, kuko mu buhunzi takiza kihaba. Urakoze cyane Pastor, kuravuga amagambo meza ari gukora ku mitima ya benshi. Ariko ukiraho nasigaye ku kintu wavuze kuri pasiteri. Ikindi kandi uvuze ko umurenge hagiterwa wabaye mu bambere bahatabaye. Yes. Tuguhe pole ku bibazo wagize, ariko kuba uri umushumba uri pasiteri ukabyongeraho guhaguruka ugatabara ababyeyi, kuri benshi batabyumva n'iki wababwira? Bumva ko abapasiteri batoja kurasana, batoja ku rugamba ngo bigwaneho nk'abandi. Sawa, murakoze. Buriya nyine nukutamenya niko nshobora kwivuga. Buriya igisirikare kiba gifite departement nyinshi. Ntabwo ariko ndumva inzego zose zishobora gutabara mu gihe abantu batewe. Kwirwanaho biremewe muri Bibiliya. Uretse ko n'abasirikare bagira ama eglise n'abapasiteri n'abarebi, kandi nabo igisirikare nacyo kiba gifite ama eglise n'abayobozi, kandi nabo barakora, kandi nabo Yesu yabavuzeho nabo bazoja mu ijuru. Umusirikare agomba gukora inshingano ziwe, kutica inzirakarengane. Yesu yabivuzeho, ndatekereza ko ari mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Matayo. Bamubaje baramubwira ati se abasirikare bo ni gute? Nawe yabivuzeho, aravuga ngo umusirikare agomba gukora ibintu bitatu. Agomba kunyurwa n'umushahara wiwe, icyongeyeho agomba kutajya ruswa. Nibyo bintu bibiri Yesu yavuze ku buryo bw'umusirikare. Urumva umusirikare biremewe, kuba Yesu yaramuvuzeho haremewe, nawe nta kibazo kiba gihari. Kuba uri umupasiteri uri umusirikare, kuba wadefanda ukaba twirwaneho, uri umukozi w'Imana. Rero reka ntanga urugero ku babyeyi bari mu Minembwe. Bari ababyeyi bari mu Minembwe nibo babyeyi bacu mu mwuka. Ariko igihe Mayimayi yabateraga ikaza, bakaza bashorera n'abantu nubwo badashoboye kurasa, ariko byibuze bagasenga kandi bakaba inyuma. Abana babona bakabona ko bari kumwe n'abantu bakuru, bakirukana umwanzi, bigatuma barema. Akiraho Bibiliya zivuga ngo ni Mungu wa majeshi, ntigeze avuga ko ari Imana y'abasivile. Hari umupasiteri twigeze gukorana ikiganiro, aravuga ngo Yesu ngo yahamagaye batwirwanaho gusa, uhereye kuri ba Petero
ukaja kuri ba Mose ukaja ku ntwari zose z'Imana zose, nta nimwe ba Dawudi, ba Nehemiya, ba Yoshuwa, nta muntu n'umwe Imana yigeze ikoresha atari twirwana. Imana ikorana n'abantu b'abanyamutima. Imana nzikorana n'abanyabwoba. akwenda sinzi niba no mwunganira. Mbere yo kumwunganira twagiye mu bibazo, ariko twifuza kubanza kumva ubuhamya bwa buri wese kugira ngo tuze kubona kubazanya ibibazo. Kamwunganire hanyuma abona kukije. Sawa, ndagira umwunganire hanyuma nawe uduhe ubuhamya bwawe. Ya noneho kuri icyo yaravuze cy'ubupasiteri mu buryo wenda bijanye n'uburwanashaka ku bantu benshi batazumva, mu by'ukuri kwirwanaho ni igikorwa cya buri wese kandi ni agaciro, kandi buriya ubwoko bwacu buri wese ahari nta muntu udakeneye agaciro, no mu buzima busanzwe kwiha agaciro ni ikintu cy'ingenzi kandi ni icy'amahana cyane. So kuba umupasiteri ntabwo ari ukuvuga ederi ubupasiteri original bwiza, ni uko ugomba kubukorera mu gihugu cyawe. Nibyo by'ingirakamaro, ni nabyo byiza rero, ndetse twagahagurutse n'abapasiteri n'abarevera bagishoboye bagifite imyaka, tukaja kwirwanaho n'abasaza baturimo botuje inyuma, ni nabyo bifite imbaraga cyane. Rero mu by'ukuri abantu bose uhereye ku bakozi, kuko murabona deja dufite materiel pratique, abapasiteri bagomba kuba mu bambere, bagomba kuba mu bambere rwose bagatabara. Ni igikorwa cya buri wese kugira ngo twiheshe agaciro, natwe tugire agaciro, tugire iwacu, tuhaharanire, tuhashakishe, kandi buri ikintu cy'agaciro byanga bikunda mugomba nyine kugiharanira. So murakoze cyane. Reka tuje ku buhamya bwawe. Wari wivuza amazina, ariko uri umwe mu bagiye nawe gutabara, uragaruka uyu munsi wetse igikapo usubiye ruguru muri Twirwaneho. Tubwire uko byagenze, wagiye ryari, urugamba rwari rumeze gute, ubu urabona rumeze gute? Ya jewe nagiye igikorwa nyine kigeze hagati, kubera ishaka ryo gukunda iwacu no gukunda iwacu tuhitamo kugenda. Nagiye mvuye hano muri Kenya nk'uko bimeze, ndagenda tugerayo dukora akazi, bukeye haba imbogamizi nyine ngombwa ko ngaruka, ariko nanone ngaruka kubera nyine imbogamizi nari nagize, ariko ishaka kirifite rikiri rya rindi. Nayo mpamvu uyu munsi wa none tubaye tuvugana, nashize amaguru ku rugenzi, subiye mu kazi. Ariko hari ukuntu muri kunezeza cyane Koko baravuga neza cyane. Ahetse reka n'abadukurikiye dufata akanya ko gutekereza kuri ibi bintu. Uyu mugabo we umuyumbe twaraganiriye inshuro zigera nko kuri 4, tugahura akatubwira umutima uri mu kumbwira ngo nzatabare. Finalement birabaye, ariko ndagira ngo abadukurikiye ubabwire uko wiyumvaga, kuko ugeze igihe ururiho, ndetse sinatekereza ko wagenda kuri ubu, ariko ubyiyumvamo gute uwo mutwaro kumva wagenda, zo mumeze gute kugira ngo mashe mwese mufite ngo tiba byoroshe guhaguruka ugasigura ukaja gutabara? Ya murakoze cyane. Mu by'ukuri noneho kurya umutwaro ni ikintu gikomeye, ni ikintu mu buryo wicara ukumva nta mahoro ufite. Jewe naratekerezaga n'iyi minsi nari maze hano mvuye nyine mu kazi, noneho mu buryo naryaga n'ibyo kurya kumva ntibitse mu nda, kubera umutwaro no gukunda iwacu kumva nta mahoro ufite. Rero nibyo byibyo byabaye ngombwa ko subira mu kazi, ni ukubera ko kino gihugu cya Kenya rwose dufite imiryango, kandi urabona nyine tuba dufite ibizuwizi, inshingano nyinshi, ariko kubera ishaka n'umutwaro ibyo byose twabirenze, twongeye kandi gusubira mu kazi. Rero ndakangurira umuntu wese uri mu kigero cyanje, n'undi mukuru kuri nje, n'undi uri inyuma yanje, turebe ku mbogamizi. Imana niyo izi imenya ibiri imbere, kandi niyo izi imenya ubuzima bw'abantu, ariko rwose tugomba guharanira iwacu, natwe tukagira iwacu. Ni naho hari ubukire bwinshi, niho hari uburenganzira
perezida w'u Burundi yaravuze ngo ihene donc inyamaswa yo mu gihugu birarusha agaciro impunzi iri muri ico gihugu. Rero urumva aho kugira ngo turushwe agaciro n'inyamaswa ni ibintu bibabaje cyane. Rero rwose abantu bari hano Nairobi no bakangurira rwose gusubirayo kuko twe turagiye nitwe tuzabakira rwose. Ni muzi igihugu kiri hafi iby'Imana yadusezeranije ko turagenda tubikoza imitwe y'intoki. Murakoze. Ariko eti kubona nimba tugeza abayumbe bamashe kugenda n'abapasiteri n'abakobwa urabona urugamba rutarangiye. Kandi bwana Bonfils nkuko wari ubivuze hari muri social media cyane hari ibintu byinshi byagiye bigarukaho bivuga ku bayumbe bitewe nuko kenshi baba bari mu bisirimba bakavuga ni nkaho bataba babona ibibiri muhira gusirimbira mu mahanga mu gihe abayahudi bo gihe bari barahunze bari baramanitse nanga baravuga ngo bashobora kuririmbira Imana yabo mu mahanga. Ariko nk'uyu mugabo w'umuyumbe kuba ubu nyine ibyavugwaga noneho mugiye kubiprova rongo nkuko turabihinyuje kabisa. Nibabirebe babikurikirane twagiye kabisa nitwe dufashe ya mbere. Reka tugaruke mwabaye muri rugamba intambara igikomeye nubwo tubyita intambara si intambara isanzwe nk'izindi kuko n'abaturage bategwa bakigwanaho ntabwo ari abantu cyangwa umutwe uhanganye na leta niko twirwaneho imeze. Ariko mushingiye ku rugamba uko rwari rumeze mwigwanaho hariya muri kiriya gihe muheruka naho mubona bigeze kuri none itandukaniro niri bose murakoze. Itandukaniro rirahari. Abashatse kwica no kutumaraho bari bazi kuko bazagera ku ntego zabo. Ariko rero uriya iyo umupira uwushira muri tere ibintu biza bihinduka. Ubwo rero ndatekereza kuko ubwoko bwacu ndabashimira turi abanyamutima ntabwo tuba tureba ku bwinshi bw'abantu kuko tuba turimo tudefanda ukuri kwacu no kubaho kwacu. Niyo mpamvu niyo urwana bumva kuko urapfa ariko urengere impinja n'abana bazoba basigaye. Kuri uyu munsi ndatekereza kuko aduye amaze gucika intege ndetse umwanzi amaze gucika intege kuko ibyo yari yashatse kugeraho zaraferinze kabisa zaraferinze amaze gucika intege. Uratekereza urabona kuko hariya haruguru ntabwo twagiraga icyumweru tudatewe n'aduye badutera kuwa mbere tukagenda tukageza kuwa mbere cyangwa se mu kwezi ntabwo intambara itabaga twarahangana ari ku ndondo ari mu minembwe aduye yaturikaga impande zose. Ariko ubu nyine amaze gucika intege. Icya kabiri amaze kumenya kuko ibyo arimo guhanira ntabyo. Rego bariya ni ibisambo barwanira kunyaga n'inka. Ubu rero inka barazinyaze n'ihene barazirangize dusigaye icyo baswahili baza bita ngo ni mwiri kwa mwiri. Rero sasa iriya mwiri kwa mwiri mu gihe iyo yaravize inyungu ziwe urabona bazigezeho bari ihene barya inka. Ariko rero urugamba rw'abagabo sasa rwarabananiye bamaze gucika intege kubera ko byenda ururimi rwacu dukurikiranwa n'abantu benshi abaturanyi abarundi abanyarwanda n'abandi batandukanye bumva ibyo tuba turimo kuvuga. Nk'urugamba wagizemo imyaka 3 mwari muhanganye n'abandi twari duhanganye ubundi hariya twari duhanganye n'abantu benshi ariko cyane abanzi bacu buriya n'abapfurero n'ababembe. Abapfurero n'ababembe nibo twahanganye batunyaga badutwikira kandi n'abantu tuziranye abantu twarahamagaranaga n'abana tuziranye bo mu mihana ari ababembe turaziranye
ababembe b'ibaraka ababembe bo mu Mbunda abafurero b'Ibubembe abafurero bo ku Ndondo abafurero ba Zamunda b'Imirimba bose ni abantu tuziranye twarahamagarana jewe nanishinzwe no kubahamagara jewe bari baranotroje kubahamagara habura ati se murabona ino ntambara muzayishobora ukabahamagara ku Combo narabahamagara ku Combo twarabahamagara ku Combo hari twari tugirana communication izo bita za shiriyo ziba ziri communique guhamagara nta mpango ziba zifite noneho tukamutaringa twabara tumurabona zino ntambara muzazishobora twese turi imvukirize iki gihugu icyo twabakangurira mugaru abana banyu bige buri gihe turwana n'abafurero n'ababembe nibo baza baje mu bibiri nta munyamurenge uri mu bibiri ababwira ati mwewe nimwe tayari muri mu bibiri urabona ubuzima bwanyu bumeze nabi mugaruke jewe narabakangurira kugaruka ndetse hari abantu benshi nagiye nakira umufurero umwe ngo ni chef wo mu rugaruka nije bamwakiriye twari turi kumwe n'abandi nari nshinzwe kubakira nje bari barabitoreye numvaga njewe mbabaye mukongera mukabatuza tukongera tukabatuza kandi mukababanira neza tukababanira neza ariko bo nyine kubera buriya bugome bwabo nkababwira ati rero ibyo bintu mwagiyemo ntibizakunda mugabo w'abana baje ku ishuri muve mu mashamba mutahe twe tuzabakira twebwe twaje tuje gushaka amahoro no kudefande niba n'ababashutse urabona ibyo bintu ntabwo muzabigeraho mugaruke tubane mushira imbunde hasi mushira imbunde hasi kubera kuko nimwe muri mu bibira nimwe mutuje abana mu mashamba aho uruhare rwa Red Tabara ndetse n'ingabo za FARDC muri abo babembe baruvuze n'abapfurero ko iyo ntambara ivugwa ko yari irimo na Red Tabara ndetse hari naho FARDC yagiye irasa ku mugaragaro uruhare rw'ibyo bintu byombi byarwara rumeze gute hari imitwe nishe imitwe yose y'ababandi yose yari irimo abantu bose batwanga yarimo harimo Red Tabara harimo FDLR harimo urumva abo bose abambari bayo ubundi ni FARDC jewe FARDC nzayivuga kuzagaza mfuye nzavuga amafuti ya guverinoma ya Kongo kuzagaza ntabwo n'umunsi n'umwe nzabebera amakosa ya leta ya Kongo abayivugira ari defende jewe n'igihe baramfunze Bukavu ntabwo nayidefende naravuze ngo ndababwira ukuri nimba banjana prison banjana Kinshasa wababwiye bagufunze byari byagenze gute kugira ngo ufunge je baramfunze bambaza kuko nditwirwana ndababwira ngo nditwirwana muri prison ndabura ngiye nditwirwana bakurekura gute ko abandi babajana Kinshasa bari bandekuye kuko nababwiye ukuri narababwiye ati se ni gute mudahagara muri zira ntambara kari imbunde tuzikura muri guverinoma abasirikare ba guverinoma kaduheza imbunde bakaziheza amayimayi tukarasana mwagiye mugaragara hagati ya zira ntambara nimba muri abasirikare bakunze igihugu twese turi abaturage banyu mugahagarika intambara kubera ko mutabikora nababwiye ukuri bari bagufatiye bwana Joseph amfatiye Bukavu ndimo nja mu kiriyo cya sokuru yapfuye ndaza mu kiriyo no gusura urugo nyine ubabwira ko twirwanira ndababwira ngo nditwirwana ndi moto defense nararwanye nababwiye ngo ntantambara ntarwanye arambira ati bitewe n'iki tubitewe nuko mwaduhaye imbunde tukaba turasana abafurera n'ababembe tukaba turasana twese kubera iki muduheze imbunde tukarasana twese baragufungura bareka abandi baramfungura sinamenye impamvu cyakora narasenze cyane n'Imana irambwira ngo ntaho baje nagize 4 jours ndi mu mafungo ndazanike hari aka video nabonye ari Shababu zafasha abantu babiri baba Kristo barabapfukamisha baravuga ngo mwihakane Yesu cyangwa tubarase umwe yihakana Yesu undi aravuga ati njyewe simwihakana ujye wihakanye Yesu azi ngo arakize aragenda ageze imbere yerekiye baramurasa ujye wanze kwihakana Yesu arakomeza arasenga babandi mu ndezanga kurasa birangira bamubwiye ati haguruka ugenda nabo barapfukama ati dusengere twizeye Imana yawe no kuvuga ngo nawe wemeye kuri twigwaneho ufata iyo risk ariko abaje cyo kigukiza ko wavuze kuri nese nemera bagatoke ubwo wemeye kandi ukabavuga ukuri ukatukure kure ndabwira ati barambaza ati se nitukure kura ntuzasubirayo ndabwira ati mugene mukore inshingano zanyu
icyo bisubizo nabaye nawe umugore mukoresha inshingano zanyu musubiza abantu mu buzima busanzwe ubwo ni ukuvuga ngo nibibananira arumva akazi kanje karacyahari ngomba kugasubira. ariko tukiri aho wari uvuze kuri leta na FRDC ko utazareka kuvuga ubugome bwabo kandi turi mu bihe nubwo tuba duseka ariko bibabaje aho abakorera ya leta bakomeje kutuvamo abavandimwe bacu. Ubu turi mu kiriyo ca Colonel Rugabisha Peasonam ariko si wa mbere hari abandi bagiye bapfa guverineri Kirimwami hariho noneho muri uku gupfa kwabo bakavuga ko ari u Rwanda rwabarashe cyangwa abandi ati barashwe n'abasirikare babo nibo barimo kwica bino biongozi byacu kuko urebye abasirikare dufite muri leta y'abanyamurenga benshi na ofisi noneho ugasanga nta basirikare batoya bagifite babarinda uko barengana ziriya z'akatanyama. ngo warashe Rugabisha ngo n'umwana muto cyane w'umusirikare bavuga uri munsi y'imyaka 20 niba ari 20 n'ingahe yababajwe no gufatwa kwa Goma aravuga ngo igihe cyose azabona amasura nk'aya ya Rugabisha n'ayacu n'ayabandi akangurira n'abandi bose ko bagomba guhaguruka ngo bakaza barasubo begeranye. Ariko n'ubu turacafite abanyamurenga bavuga ko yarashwe na M23 abandi ati yarashwe na bamwe muri bene wabo bari hejuru bari bamutanze. Wowe iriya leta mwarahanganye iriya FRDC no urayibona ni gutubona ibi bintu bene wacu barimo bagwanira leta n'abayivuganira biteye impungenge cyane. Nje kuri uyu munsi sinshobora guhagarara mu Rwanda rwa guverinoma ariko mu gihe cyose ishobora kumva la voix du peuple ikumva ibyo tuyisaba n'ibyo tuyibwira iracyari leta yacu tujuru ariko mu gihe ikitumva ikikubita ku mutima itumva ibyo abaturage bayisaba uriya yataye umurongo ntabwo dushobora kwija inyuma. Rero urumva umusirikare uri mu mategeko buriya abari mu mategeko kandi urumva bari mu mategeko se uri umusirikare wese abagendera ku mategeko ashobora kuba yirimo atabyumva abona yarenganye ndashobora ko nyuma yo kuvuga ngo akore determination nk'iriya makanika yakoze biba bigoye nabo urumva tawabarenganya kandi mburizaho n'abantu gukomeza kuvuga n'ibintu byinshi buriya abasirikare n'abasirikare umusirikare buriya ntagira ibara umusirikare aba ari umusirikare nyine urabona iriya hozo yabo kundi bisane ko nabo nyine baba bamaze. Reka tube specifique iki kibazo ni mushaka buri wese yagisubiza uko acumva. Dufite Lieutenant General Pacifique Masunzu watumwe muri 3e maison de défense donc ureba izi ntambara ziri kubera muri este tukagira nundi muvandimwe General Gasita nawe urishaje na operation ndetse na renseignement ya muri Sud Kivu aho navuga uru rugamba basa n'abarimo guhangana n'abavandimwe babo yaba M23 cyangwa twigwaneho. Ubona uru rugamba ruzagira iyihe sura aho bihabigana kuba barabashize hariya? Kuba barashize hariya njyewe nabitekerejeho cyane sanga birimo complication mbese ni nk'umutego ukomeye. Rero bagomba gusenga kugira ngo icyo kizame bagitsinde kuko iriya ni exam. Ubu bari urundi leta ya Kongo nabo buriya sibipfa nubwo nyine bakora ibintu bahoboka ariko nabo bararebye barabona turi mu bice bibiri tayari baraduhemukiye kugira ngo inka zinyagwe abantu bapfe bari mu gihugu babona ubwoko bumwe burengana kuriya ndibagira icyo babikoraho ariko ngo barebe babona dufite inzego muri leta. Urumva hariya n'iki kintu bashatse cyo kugira ngo baduteranye nurasa ubone urimo urasana na mwene wanyu na mwene so bene ibyo ngibyo. Rero nimba ari abagabo rero nibagende bafate ziriya nyeshamba zose
ingabo za Yakutumba ziriya zari zibishambuke bariya twarwanaga bagende babambura imbunda babwire basubire mu buzima busanzwe bandi bariya biyongo sawa n'abasirikare kandi bafite ubushobozi bagende bafate inyeshamba zose ziri hari ziratwarwana bariya abana bose b'abapfurero babasubize mu buzima busanzwe nibarangiza bazozamuke mu minembwe babwire twirwaneho irambika imbunda. hanyuma M23 M23 ni cyama kiri determine bari determine. wowe urabyumva gute muvandi? wenda reka mwunganireho mu by'ukuri ikintu cya mbere ngomba kuvuga leta ya Kongo ikintu cya mbere igomba kumenya nyamukuru nuko bagomba kumenya ko turi abakongomani kandi turi abakongomani duhagize imyaka ni mu matongo ya basogokuru ndetse na basogokuruza ndetse mugabo abiyita ko ari abakongomani hariya bashaka kutwambura uburenganzira bwacu abenshi hariya twahageze imbere yabo rero mu kivi leta twitaga yacu ya Kongo ari nako bimeze itaduha agaciro nk'abandi bakongomani twebwe twenyine niyo mpamvu nyamukuru twafashe gahunda yo kwigwanaho kugira ngo tugire uburenganzira kuko habe nubwo isi yohindukira iwacu tuzahaye kandi ibyo bibwiraga ko bagomba kudukura hariya bakadukura bakatwirukana tibizokunda edaheri tayari byaraferinze ibyo batekerezaga n'ibyo bibwiraga rero kuri ako kantu bwana munyamakuru wari uvuze kiriya kintu bakoze cyo kohereza leta generale hariya Masunzu na generale Gasita mu by'ukuri ubirebye unabitekereje bari abagabo bakoreye leta ya Kongo kandi mu buryo buhagije mu maprovinsi atandukanye kandi ahantu bakoreraga bahacungaga umutekano hakaba umutekano mwiza rero kuba babazanye hariya kandi bazi ko ari bene wabo bafite ikibazo kandi tugitewe na leta buriya ni umutego bateze ariko mu by'ukuri barabaga bagomba kubitekereza cyane twese tukabitekerezaho bakabwira leta ya Kongo ko turi abakongomani turi abavandimwe bakaduha agaciro bataduhaye agaciro rero bagomba kumenya icyo gukora nabo nk'abantu b'abasirikare ibi bavuga ngo u Rwanda ngo niko rwateje ibibazo hariya ni ikinyoma nta Rwanda ruri hariya rwose twebwe twenyine nitwe twaba twishakira umutekano kubera ko leta yacu yawutwima rero nuko niko bimeze ni nayo mpamvu ubu tuvugana none aha ko turasubira mu kazi ko kwigwanaho kugira ngo turebe ko twogira agaciro hari iwacu uburyo bwo kutatakaza imisozi y'iwacu murenge mugenzi wawe gato ndagira ngo dusubire inyuma kandi ko turagenda tugana ku musozo ariko reka mbanze mbwira abantu badukurikiye amakuru mbonye nuko Nyabibwe ubu yavuyemo Nyabibwe Tombe so mukanya na makuru nari nsomye kandi impamo y'abantu bahari ko Nyabibwe yavuyemo ubu hasigaye kugera Kavumu na Bukavu ejo tukarara Bukavu. Hari n'ifoto nari mbonye nziza nubwo ntavuga nyirayo ariko mbonye ifoto nziza y'abantu bavuye hano muri Kenya bari kumwe na Nanga abayobozi b'icyaha bari kumwe n'icyaha so tekereza ko turi muri buramusho mukanguke cyane naringize ngo dukuremo confusion iri mu banyamurenge rimwe na rimwe izana amacakubiri iyo tuvuga twigwaneho hariya kumvikana abandi banyamurenge bitwa bagumino kuva zira ntambara zihari nibo bari bahari namwe mwagiye muri Android ngira ngo mwari habasanze imikoranire yanyu mu gihe mwabaye hariya cyangwa yanyu na gumino kugeza kuri none ubona ari ihe cyangwa ruruhe ruhare bagize muri ibi bibazo by'intambara byo kwicwa kw'abanyamurenge
sawa Gumino twarabanye twayisanze iri haruguru ariko Gumino nka misiyo yabo cyane yari yerekeye nko ku Burundi ariko nta mbaraga bari bafite bari bafite abantu bakeya gusa nabo nyine urabona ari Gumino ari twirwaneho twese turabanyamurenge kandi iyo bariya abapfurero n'ababembe bazaga kudutera ntabwo bari bafite kurobanura ngo bavuge ngo uyu ni Gumino cyangwa ni twirwaneho twese batwisha kimwe bakadutwikira kimwe bakatunyaga kimwe ariko ugasanga ibo ntibabishizemo imbaraga cyane bakabishiramo imbaraga igihe nje gunda kuvuga amakuru mfite ibihamya kandi nabonye ntabwo nshobora kubesha ntabwo Gumino yigeze mu mateka yo Gumino nta munsi n'umwe Gumino nabonye ireme igitero ngo ikireme kuri mayimayi cyangwa ku bafurero birwanagaho gusa iyi mu gihe bateye umukingi wabo uwo bakoze uko ungana ntawe ushobora kuwupfobya abawupfobya nyine n'abashobora kuba batarabaye hariya kuko bakaza baba bafite ibikoresho bikadufasha kandi twarabanye turasangira ariko nta mbaraga babishiramo cyane ariko twirwaneho niyo ifite ndashobora kubona niyo number 1 ariko hagati ya twirwana na Gumino nta kibazo gihari mu bayirwana hiri haruguru hagati ya twirwaneho na Gumino nta kibazo gihari usibye kuko nyine baravuze ngo izibana ntabwo zireka gukomana amahembe kandi buriya abantu nyine batari mu murongo umwe baba hariho byinshi batumvikana ariko twese turavukana ariko Gumino ku mugaragaro ibarizwa muri Wazalendo kandi bari mu Gumino rero urumva Gumino ishinze Gumino rero urumva ku ruhande rumwe kandi urumva leta irasa nkaho iri kumwe na leta ni leta ibabesha ariko tibari kumwe kuko iyo badutesa niyo badufunga niyo baturasa tibatora iyo leta ibabesha ko bari kumwe ariko ntibari kumwe urebye nkawe wahanganye nabo muri iyo myaka 3 ejo bundi twabonye hariya mu Gifuni nimba ntibeshe ni hariya mu Rurambo ba mayimayi tubonamo n'abasore b'abanyamurenge barimo Fureko aho bamuhinduriye izina yitwa Nimbarika Impanuka Bienvenue Nimbarika Impanuka Desire iyo mubibonye nka kuriya n'imyaka tugize mu rugamba kandi abatwicare bariya akaba hari abandi muri twebwe babambaye zamubyakira bite bariya nashobora kuvuga kuko nabagambanyi b'ubwoko kubera kuko njyewe sinshobora kujaho ijwi ry'ubwoko hari ikintu twakoraga muri Methodiste twakoraga ikintu bita majority ntabwo nshobora kuja mu ruhande ruke rwa minority majwi atumvikana bataye umurongo bagomba kumva bakagaruka kuko abafurero nimba nyine abafurero babihoreye ariko nanone baba bareba akavuga ati bafite za ngengabitekerezo yabo zo kureba amazuru maremare n'amagufi ya myumvire yabo ntibirabavamo niyo mpamvu tubona kuko bashobora kuba baribeshe kandi hariho ababashuka nyine hanyuma mugenzi wawe kugira ngo ugenda tugana ku musozo kugira ngo ugende ari bari icyo uvuga waza no kucyongeraho uri umuyumbe nk'uko twatangiye tubivuga ariko wamashije nyine uhagaze bavuga ko ari ku mano abiri uri kugenda mu kanya gato byenda uraba uri muhira nayashize ku nzira ariko rero hari igihe kigera byenda muri mu bitaramo muri mu masengesho mugafata umwanya wo kuganira ku gihugu kubera ko ntiwagera ku rwego rwo guhaguruka no kumasha ku nshuro ya kabiri mudafata umwanya munini mu biganiro bagenzi bawe b'abayumbe umwuka wo gukunda igihugu bahagaze gute icyo nubakangurira rwose ni uguhaguruka tugatabara
kuko iki ni cyo gihe iki ni cyo gihe kandi imbogamizi buriya ntizizobura kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibisitaza ntibizabura kuza mu by'ukuri imbogamizi muri iyi situation turimo ndetse noneho no muri iki gihugu cya Kenya ntizabura ariko buriya cyo nobabwira bagenzi banje b'abayumbe kandi ndabizi neza ko nimumara kumbona hariya ndi furu nambaye ndabizi hazaza abantu benshi rero ni karibu cyane nimugangahuke nimugarure ibitekerezo nimukure amaso ngo tuzoja hanze buriya hanze naho ni hanze nyine si iwacu kuriya hameze kuriya hafite ahabaharaniye hafite abatanze ibiguzi kugira ngo habe kuriya rero nimukubanura ibitekerezo nimukubanura amaso kugira ngo tuze kubaka iwacu jewe rero ndafashe iya mbere hanyuma namwe nimukomerezeho inzira iratemuye murakoze cyane hanyuma Joseph dusoza kuri ubu nyine umwuka wo gukunda igihugu kuragenda ufata intera tugize imyaka iri kugana ku 8 imuhira haratewe imihana yaratwiswe ababyeyi barishwe abandi barangajwe abakiri hariya ko baratotezwa ariko umwuka wo gukunda igihugu mu bakiri batoya n'abakuze kuragenda wiyongera aho bigeze kubona abakobwa b'abanyamurenge bavuga ngo twese turaresha n'abasaza bacu ntabwo bazaza bagenda dusigare ukabona by'umwihariko Kenya n'ahandi hatandukanye abakobwa batangiye kuva mu mirimo bagahaguruka bakaja ku rugamba bakaja gutabara ibi ngibi biri gutanga iki cyangwa se ko biratanga ibihe bimenyetso ese urakoze bwana munyamakuru ni ukuri iki kiratugaragariza kuko ni icyizere gikomeye cyo kugira ku nsinzi kandi biri no mu masezerano kuko buriya abantu iyo basenga nta kintu baza bayoberwa kuko Imana yaravuze ngo tuzabona abana b'abakobwa batangiye kwiyumvamo ubutabazi kizoba ari igihe cyo kugira ku nsinzi rero nakangurira abantu bose kandi iyi ntambara mu masezerano yayo nyine yari yo kuzarwana n'abana batoya kuko bireba nibo bafashe umukingo ukomeye nibo bapfuye kandi barimo abantu twari dutegerejeho ibintu byinshi cyane urumva nibo batanze amaraso yabo rero ndakangurira tugeze kuko ndabona ni igihe cyo kugera ku nsinzi igihe twinjiye mu masezerano kuko Imana nyine iba yarabivuze rero icyo nashobora gutanga inama ikomeye ni uko leta ya Kongo igomba kwemera hakaba ibiganiro kuko bari baturage n'abavukanye n'abantu twabanye hakaba ibiganiro Kongo igatekana nk'ibindi bihugu bakareka ibintu by'ivangura kureba izuru rirerire n'izuru rigufi ntacyo bivuze twese tukaba urebye urabona bino bihugu mwene data bino urabona bino bihugu twabayemo bituranye abantu ntibareba ngo uyu ni Umusudani uyu ni Umusomali uyu ni Tanzania ni abantu bavuye kuri urwo rwego rero icyadufasha ngo Kongo igere kuri urwo rwego kutareba umuntu ni muremure cyangwa ni mugufi afite izuru rirerire cyangwa rigufi umubembe biriya bintu badushizemo rero iriya myumvire igihe Kongo izarenga ruriya rwego kiriya gihugu twagihindura nka paradiso ariko igihe itazicara ku ntebe y'ibiganiro ngo yicare iganire ibintu bisubire mu buzima busanzwe kabisa bagomba kugicishamo umukasi kigacikamo niyo mahitamo ya nyuma kabisa yes sawa murakoze reka ikiganiro tugisoreze hano kubera ko abantu bagabo bafite isafari ariko kandi tubabwire ko kujya Moridekayi yabwiye Esiteri ngo nuramuka yamubwiye gute pastor yaramubwiye ngo nuramuka utageze bwa mutabikoze Imana ya Isirayeli twebwe twizeye nta kizabuza yamubwiye uki impamvu yamubwiye yari ari mu bwami hejuru ni wari ufite ijwi kuri ku mwami Asuwerusi aramubwira ati wowe uri bwami tuvugire ariko nutaramuka utabikoze ukinangira iyi Imana nanone izi turwanirira izaramuka itaguciyemo ice ku bandi
ntacyo twarenza mwakira ijambo ry'Imana mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mu gace hano cyane ko twebwe abanyamakuru duharanira amahoro inzira yose y'amahoro turayishyigikira kandi turifuriza igihugu cyacu gukira n'amahoro no kongera gutekana mwakoze ahasigaye mwebwe mwadukurikiye aba bagabo bafashe isafari ariko naho bazaba bari n'abagabo tugomba muzoshake nimero zabo sibyo bazabavugisha kandi abazoza bazoza babavugisha mubakire kandi muzabamenya bari hariya nico duhora tubabwira ababa bagiye babasize ngo hano nawe ufite wenda turagira umutima wo kugenda ariko hari ico wakora ugifatikanya n'abari ku rugamba baba imiryango yabisigaye hano cyangwa bagiye hariya ntabwo tukigira isoni zo kubivuga nico gihe turimo ubaye wavuga muri ikiganiro ati ndishura renti y'umwe muri abo uzadushaka amani yaje ubundi niko bimeze bazavuga ngo abavandimwe baragana mu magenda bakaragana mu magaruka kandi bazavuga ngo nta mfura izipfa aho izindi ziri ni ukuvuga wowe nimba akoresheje ubutwari akagenda umva ko hari inshingano zimwe na zimwe yakoraga nawe waba muri icyo kibanza kuko wari uvuze ngo hari ibyo yigomwe hari kwitanga yitanze kandi yitangiye ubwoko nawe usigaye wagira icyo ukora bityo kandi cyane cyane ubu butumwa mugenere duhere kuba umuryango wa bugufi bazaba number 1 umuryango mugari w'abanyamurenge n'inshuti z'abanyamurenge bumve ko gahunda zose zakorwaga zigomba gukomeza ibindi tubitindeho sibyo byare bigenderewe mutagira ngo wenda nico catumye turamugana no mwakora mutakora ntibizavuza abayuda gutabagwa abanyamurenge ariko mu by'ukuri nzi ko abasanzwe bakora abantu mva bo babyumvise kare cyane igisigaye tubabwiye ko uretse naba hari benshi bahabagenda buri munsi hari abagize igihe ariko nawe rero gira uruhare rwawe kujya tugura abavuga butumwa amazi ngo uko tufatikanyije ivuga butumwa ukamugura amazi uko twajanye ntavuga butumwa dukeneye tweje rutiringiri muri iki nta n'abandi dukeneye kugura amazi muzashake mu bareke bare abandi tuyagurira abangaba habazanguka imisozi n'abari hari duciye mu musanzu babandi batazatanga imisanzu buriya imisanzu iri common ku bantu ariko ubugwana shaka buri person burenze iriya misanzu bakora mu ibanga nk'aba abakristo b'indani bazasengera mu itorero batagaragara abariya nibo dushaka cyane kuko iwe ntakora biriya gusa kora birenze biriya tugira umutima w'abagwana shaka turabashimiye rero mwe mwadukurikiye nimukore subscribe mukore abonema abatumva icyongereza kugira ngo ibiganiro bicano murabona ko turi mu mwuka n'amavuta ni yose ndimukaza mucikwa kuko ubundi dukora ibintu ariko bwana office ko ndabona ama comment menshi ko mwahagurutse gukomeza kubwira abantu ni mugende twebwe ngo kubera iki tutagenda icyo kibanza tuzokibasubiza bitarenze iminsi mike turakibasubiza oya niko bimeze kuko umunyamakuru mugenzi wawe yaravuze tugomba guhaguruka twese kandi murabona mwebwe nimwe muba mufite cyane ibintu by'ikoranabuhanga bya interinete murakenewe hariya ntabwo tugomba guhamagarira abantu hano birumvikana cyane yego rwose mwakoze mwebwe mwadukurikiye reka tubifurize kugubwa neza kandi tubifurize gutaha Bukavu M23 igeze ku marembo Subscribe to Man Mind TV. gusana ibyangiritse